okay nanjye mvuga like ndahera kuri space y'ubushize yenda nibyo nagombaga kuvuga ubushize mbanze mbivuge uko hari bimwe mu byo mutavuzeho numvaga nanjye nashakaga kuba navugaho kuko nabonye na speculation nyinshi zivuga ngo nanjye narishyuwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo yenda bankurikira kuri YouTube umunsi kundi we yenda bo barabizi ibingibi ndi kuvuga ariko nanone reka noneho tugaruke kuri uyu coach Gael niho Edman yarari kuvugaho abantu batumva turi kuvuga ngo coach Gael bavuga ngo turi kwibasira umujya turi kuvuga umuntu ni umuziki turi kuvuga kandi ikindi aho ibintu byose bipfira umuntu umwe ashobora kuza akabizambya byose ku kintu kimwe cyangwa se ikindi ubushize mwarakoze muvuga kuri case ya Alex Muyoboke na coach Gael muri twe cyase muri mwese muri iyi space nta muntu ushobora kujya hariya ngo ajye hariya yamiza avuga ngo Alex Muyoboke n'umuziki nyarwanda mwabitandukanya bigakunda ntago bishoboka ikindi cya kabiri ntago ushobora kuvuga ngo uri ikira umuziki nyarwanda kugi uje ugasenya biriho ibyari bihari andeni ngo wubake ibyawe ntago ibyo bintu bishobora gukunda iki ni nacyo kintu abantu rero batarimo barasobanukirwa muri iyi case umbabarire uyu munsi ndi netre nta ruhande ndi bufata neza iyo uvuze umuntu gusenya yafashe indirimbo aragenda zisiba ku ma YouTube yawe yafashe yabisenya ate sobanura ijambo gusenya kwivuza ijambo gusenya ko umuntu ndashaka kubisobanura kuko ntago byumvikana ko umuntu asenya ate ko atari inzu yes wa mugani kuko wa mugani ushobora kuvuga gusenya ukavuga ati say ko nta uko atigeza reportinga The Ben katigeza asibisha indirimbo za The Ben ya mugani yasenya ati gusenya mvuga ni kwa gukoresha ubushobozi ufite cyangwa se icyuri cyo and then ugakoresha bamwe mu bantu bakajya gusenya mu mazi iminsi ibone inkuru ziri gukorwa ku muhanzi witwa The Ben ntago ushobora kuza ngo umbwire reka tunabivuge mu mazina ntago ushobora kuza ngo umbwire ngo ufata ku mavuta yabwiwe n'iki contract ya coach Gael n'uwitwa The Ben ubushize mwakoze space byarambabaje cyane kuba ntarigeze ntangamo ibitekerezo ko mwavuga gutuntu twaje hano muri iyi space none ndaza kuvuga ibintu abantu batigeze banamenya habe na gato ntago ushobora kumbwira ngo fata ku mavuta arajya hariya kuri mikro akerura akavuga ngo aba naba bakora ibi nibi ariko ngo no kwishyura umwenda w'uyu nguyu byaranze case ya The Ben reka tuze kuri case ya The Ben byibuze na Madebeat ari hano muri space nawe ni icyo nza kubeshya haraza kunyomoza ibyo bintu ntago abantu bigeze babimenya nta nubwo bashaka kubimenya ubwo yenda bamwe mu bantu bari butekereze cyane baraza kumva ahantu gusenya umuziki ubwo ndi gusubiza ikibazo cya Godfather gusenya umuziki bituruka coach Gael mwese mumuzi nk'umunyamafaranga mumuzi nk'umukire mumuzi nk'umuntu wirwa abwira no kujya gusoma ibitabo mumuzi nk'umuntu nyine like utanga amakoti ya buri munsi y'uburyo ki watera imbere yego afite amafaranga kandi menshi pe kandi tunamwifuriza nandi rwose azakomeza agira amafaranga numwe mu bantu tudashobora kujya hano ngo tutinye kuvuga ko ari umwe mu bantu bashaka kwiyerekana no kwiyabonesha no donc kugaragara muri public icya kabiri numwe mu bantu bashobora gukora ibikorwa bimwe cyangwa se bindi kugira ngo abandi abatabifitemo inyungu cyangwa se ababifitemo inyungu bose sinzi akantu kunshobora kuza kugasobanura kugira ngo kaze kumvikana neza kataza hari abantu njya mbona rwose bitwara mu bundi buryo numwe mu bantu kwanza reka mbivuge mu ijambo rimwe numwe mu bantu bakunda kwigaragaza no kwiyerekana and then abona The Ben muri Amerika niba mwibuka video ubwo ndimo ndahera mu mizi kugira ngo ibintu byose tuze kuza kubivugira ahangaha n'ibyo ubushize ntavuze noneho ngire icyo mbivugaho kugira ngo duce amazimwe Godfather niwe wambwiye ati wisanzure ndisanzura kabisa niyo mfite umwanya ndisanzura mvuge abona The Ben niba mwibuka video yigeze gusohoka The Ben ari kumwe na Diamond abari kumena amafaranga hano mu kabari ukuntu n'aka video kamaze iminsi I think abantu bakurikira showbiz yo mu Rwanda benshi mwese murakaza
Gael ni umwe mu bantu bashakaga kwamamara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, yaba mu Rwanda ndetse no muri East Africa, kuko afite amafaranga kandi nicyo kintu yari agamije. Niba mwibuka ikiganiro yigeze gukora, yenda bamwe muri mwe mu bakurikiye ibiganiro byo kuri YouTube, yigeze gukora n'umuntu witwa The Ben kuri channel yitwa aba VIP. Icyo gihe nibwo bari batangiye kuvuga ngo bagire bate bakorane, baje kumvikana. Gael icyo yashakaga kuri The Ben cyari ikiraro kimugeza ku witwa Diamond Platnumz, kuko yari yabonye iyo video niki, kuko Diamond nundi asanzwe ari inshuti na The Ben. Ibintu ndi kuvuga niyo mpamvu ndi kuvuga ngo na Madebeat arimo hano. Madebeat niwe nawe ndibuze kuza kumushinja ikosa ryo kugambanira The Ben muri Tanzania, ariko nawe aranyihanganira. Hari ibyo nza kuvuga nawe ubwe ari buze kuvuga ati ibi bintu wabimenye ute. Gael yegera The Ben, ubwo ndimo ndashaka guhera kuvuga ngo asenya ate bya bintu byubatse, bya bintu bya kera, bya bintu bya abo ba Alex Muyoboke. Ndaza kubageraho, ndaza kugera kuri Ben na Medi n'inkuru zindi zose zigenda zisohoka just, ariko nanone bikagaruka ku mutwe wa ku mutwe wa Gael. Hanyuma Ben baravugana rwose, banasezerana ko bagiye gukora amaproje aremereye, harimo gukora indirimbo na Diamond, harimo gukora, kuko Diamond yari we priority mbere na mbere, nubwo bari inshuti bavugana babonana, ariko Diamond si umuntu upfa kujya gukorana nawe. Ariko before yuko yenda nanakomeza, mbaga nkiriya ringa iki kintu, aragiye umuhanzi ajya hariya, cyangwa se n'ubushize nabyumvise muri space mwakoze, Melody akavuga ati gutu judging ibintu nkora, wowe uri umunyamuziki cyangwa uri iki. Aba bajama hari igihe bibagirwa ko umuziki bawukorera abafana, rubanda rugufi nirwo rukunda umuziki, nta gukorera umuziki aba producer cyangwa se abantu bawize ku nyundo, wapi. Niyo mpamvu dufite uburenganzira bwo kuvuga ngo waduhaye umuziki mubi cyangwa se waduhaye umuziki mwiza, kuko nitwe tuwumva, nitwe wawukoreye, ako kana abantu bakumve neza. Hanyuma rero Gael aba yegereye Ben, baravuga, baraganira bisanzwe ati tugiye gukora amaproje ya naya ibi nibi turabikora. Proje ya mbere yari gukorana indirimbo na Diamond. Iya kabiri kwari gukorana indirimbo n'abantu barimo Tiwa Savage muri Nigeria. Ikindi yamwerekaga amaproje yanditse mu bitabo avuga ko bagiye gukora ibintu biremereye muri Afrika. Ben arabyemera, bahereye kwa Diamond. Hari bimwe mu bintu abantu baba bataramenye, sinangombwa ko tunabivuga. Ushize mwaramubajije mukajya muvuga utuntu tworoshye turaho. Bagiye Tanzania bajya gukora iriya ndirimbo YY, niba ari YY, niba sinibuka neza ukuntu yitwa, aribwo bahamagaraga Madebeat ngaza ayikore. Bajya muri Tanzania bagiye nka manager n'umuhanzi, amafaranga bayemeranijwe n'ibiki, uburyo izakorwamo, uburyo bizagenda bite, uburyo bwa promotion n'ibiki byose byemeranijwe. Bageze Tanzania, nkuko nababwiye nti uriya mujama, kimwe mu bintu bya mbere biba muri jare ziwe ni ukwiyerekana no kwigaragaza. Bageze Tanzania barasohokaga byibuze aho bari hose ari ukuvuga izina ryiwe, ntibaburaga nk'ibihumbi 10 bagira baspendinga mu kabari. Ibyo ni ibyabo, ni n'uburenganzira bwabo, ni n'ubushake bwabo, kandi ni na ngombwa n'amafaranga n'ayabo, sicyo nshaka kuvugaho. Hanyuma ibyo bibaye none abantu bakavuga na Madebeat ibyo bintu arabizi, izina Gael rikavugwa kurusha The Ben waje gukora indirimbo na Diamond. Ibyo ni iby'inyuma, sinangombwa ko tunabigarukaho. Reka tujye muri proje nyirizina. Indirimbo irakorwa, Madebeat arakora n'ibiki, indirimbo ijya hariya. Ariko ku rundi ruhande Jama akavuga ati kuki The Ben ari uri kunza imbere kandi ari njye nyiri amafaranga. Icyo nza kubeshyaho Madebeat araza kunyomoza. Noneho we bikamubabaza, kandi already ari umuhanzi yazanye muri Tanzania, kandi noneho agawadi kuki ndi gushora amafaranga hakavuga umuhanzi, nge simvuga, kuko papa si wundi yari ikiraro kugura ikoresha The Ben nk'ikiraro kimugeza kuri Diamond. Byagenze bite? Madebeat yaje kuganira na coach Gael bo bwabo,
Madebeat ntiyari kunyumva neza, araza kuza gusobanura iki kintu. Baje kuganira bo ubwabo personally. Madebeat ari naho navuze kare nti aze kumbabarira ndaza kuvugamo ibintu bikomeye. Asa n'ugambanira The Ben, icyo gusinatinya kukivuga. Aramubwira ati ariko baraganiriye. Gael abwira Madebeat ari hano ari kubyumva aze kunyomoza ati ese kuri umustar ukora ibikorwa byinshi nibi ABCD mu Rwanda, why not tutakubaka ikintu kinini ukaba producer, tuvuga urugero nkashinga nka Rebo, ukaba producer, official producer, ukaba niki nyine ku buryo kidushinga ikintu kinini. Madebeat aramubwira ati ibyo bintu rega ndabifite, ati mfite 1:55 AM. Madebeat ari hano 1:55 AM, ntago ari ya coach Gael habe number. Baba we Clement ko bigiye kugira no kuvuga ngo buretse baba we ugeze kuri 150 AM kandi nyirubwite mu bintu byatumye mpamagara Madebeat nicyo kintu. buretse nanjye nabivuze ni Madebeat ari hano araza kunyomoza icyo mbesha. Godfather buretse umuntu afata ijambo arirangiza. Reka mvuge nisanzuye nkuko wabimbwiye. Gwahere Madebeat niwe wa creating cyese niwe wafunguye icyitwa 1:55 AM. Arimo araza gukandamisha abantu hano i Kigali, arimo araza kuza gutegekesha abantu, arafata bagashora n'ibiki bakanya kwirirwa basebya abantu ngo bagira bate, ariko ni ya Madebeat kugeza ubu ngubu. Ni chaka sinzi yenda niba ndi bukoreshe langage nziza cyangwa iki, sinzi ukundi ndi bubyero, ariko yenda ntacyo sibiri byitwe amazimwe kubera ko nyirabya hari Madebeat ari hano. But Madebeat yahunze mu byatumye ajya no mu Bwongereza, harimo na coach Gael. Madebeat azi ibintu abitse muri computer yiwe bya Bruce Melody, azi ibintu bya coach. Reka kujya mu bintu reka nkomeze turi Tanzania. Ati mfite 1:55 AM, ibyo bindi ushaka kuzamo twabiheraho and then tugakora ikintu kinini. Nibwo Madebeat ubwe yahise ahamagara Bruce Melody. Coach Gael urumva yaje gukora na projet na Diamond, urumva bari bajama ukuntu bakora, hari abayuba ugomba kubishyura, hari ibyo ugomba gutanga bitewe n'ibintu mwumvikaye ko bakora mu buryo ki n'amafaranga, kwa reka tubivuge mu buryo bworoshye n'amafaranga. Aba ataye nde The Ben barazanye muri Tanzania. The Ben bimubana ikibazo, aba muri management ya Diamond baravuga ati Ben twarakwizeye uri umuntu wacu riki, kuko uwitwa Madebeat n'uwitwa coach Gael bahise bajya gukora indirimbo yitwa Totally Crazy na Harmonize. Kujya gukorana na Harmonize wajuje gukorana na Diamond, kandi Diamond na Harmonize ni nk'injango n'imbeba, ntibashobora kumvikana. Bahita bifata nk'ubugambanya ati Ben wadukoreye ibiki. Ben aravuga ati nanjye umuntu twazanye hano muri Tanzania nuko umubonye, ibyo muri kubona nanjye nibyo nabonye, nta kintu haruhari na rumwe nabigizemo. Diamond niwe amusabiye imbabazi muri management yiwe, kuko ni Diamond aba ari umuhanzi, barabajama bafite ukuntu bakora biri professional, niwe amusabiye imbabazi, ariko amushyiraho condition ko kuko Ben n'umva ready yari yaje ku mafaranga ya Gael, yaraje ku projet yose ari ya Gael, ibintu byose ari buri bubyishyure. Ben abura amafaranga, ibyo ni ukuri, abura amafaranga yo kwishyura ya ndirimbo. Baramubwira ati Ben ibintu turabikomeza uko byari bimeze, ariko indirimbo irajya kuri platforms zacu. Niyo mpamvu why niba ari why iri The Ben featuring Diamond, ariko ikabibarizwa kuri YouTube channel ya Diamond. Okay. Undi ari ku rundi ruhande ari gukorana nande na Madebeat na Harmonize. Ibyo birabaye, indirimbo irasohoka, twarayibonye, zombi zarasohotse, izo zose abanyarwanda barazizi. Reka tugere i Kigali. Baje kuza i Kigali, Madebeat ari hano, barakomeza barakora n'ibiki, yenda hari ibyo ntaza kuza kuvuga
biri personal kuri iyi saga. Ubwo ndi kumva urumva already yamaze gushyira The Ben ku ruhande, aje i Kigali. Madebeat yamubwira ati hari umwana ukora, ati hari umwana umeze neza i Kigali, ati mufate. Ari kuvuga Bruce Melody, ariko bageze i Kigali na Madebeat nawe uwo bazanye azi ngo ni umuntu baje gukorana nawe, barananiranywe mu mashyi no mu mudiho. Ari hano sindi kumubeshyera. Hanyuma baratangira bakora izina The Ben muri uyu muziki nyarwanda muzi icyo rivuze. Azi Kigali, i Kigali twese mu Rwanda kuvuga umuziki muzi izina manager ni izina rya Alex Muyoboke. Iri zina kandi sinawe waryihaye, ni izina yahawe n'uwitwa Humble Jizzo muri Urban Boys. Azi Kigali ati abo manager bose ndashaka kubasenya, ndashaka kubakuraho, ati ninjye manager. Ibyo mwe nabavugaga by'iki byo gukoresha amafaranga n'ibiki, ibyo kuri ONOMO ubushize mwashe n'abikomozaho, even na Alex Muyoboke nyirizina nawe yanga kubivugaho. Ni nacyo kiri mu byatumye nabyo, kiri mu byambabaje Prito nabyo. Yanze kubivugaho, yanze ukuntu yanga kuvuga ukuntu yatutswe ku mubyeyi muri ONOMO hotel, atukwa na coach Gael. Aribwo Dumba yahise amwambara bakarwana, ariko Dumba nawe ntabwo yarwanaga kubera yarakunze manager. Dumba yarwanye kubera umujinya yari afite hanzikazi we wari uri aho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi atarasobanukiwe. Ubwo buryo ni ubuhe? Bro, nkwibutse ko ndi i Kigali. Noneho reka dukomeze. Ibyo ngibyo birabaye. Noneho Muyoboke ikintu cyanambabaje nukuntu yanze kumena umuceri. Abantu bakavuga ati coach Gael yagusuzuguriye muri ONOMO, byagenze gutya, aragutuka guteza bouncer. Melody waje kuri space ubushize akatinyuka akavuga ngo sinarindi muri ONOMO, ntago bishoboka. Kandi we baramuhamagaye, ahubwo Melody baramuhamagaye areba kwitaba Alex Muyoboke kandi Gael ari kubaza ati uwo manager ninde, uwo nta manager nkeneye inaha uretse nge. Areba kwitaba Alex Muyoboke asanga Gael yarabireba nabi, areba kandi kutitaba abona birarebwa nabi. Melody Yakoze, Melody nkunda kuvuga mu nkuru zanjye nti Melody ni kavukire, kuko buri kimwe cyose muri no minsi, kuko azi case ya The Ben arayizi, ibyamuhaye muri Tanzania, azi neza ko Gael atari se, atari na nyina, atany time azabona atari kuri hit azamujugunya. Melody ahantu hose agiye bari kumwe n'umunyamategeko we Maître Bayisabe Irene. Noneho Melody kuko nari kavukire yahise afata telefone ahita azamuka mu cyumba muri ONOMO avuga ati baserere bombi nge ntahari, ntagira ikintu kimvugwamo. Icyo niko byagenze. Noneho izo mvuru zabaye aho ngaho. None barangije, impamvu navuze kuki Muyoboke tavuze ukuri ngo basabanye imbabazi barajya. Ibyo bintu uko byamenyekanye, kuki basabanye imbabazi mu bwiro. Bwarakeye mu gitondo, nabyo ibyo mbigusobanuye by'imbabazi byabo. Bwarakeye mu gitondo coach Gael ahamagara Alex Muyoboke. Niba na Muyoboke arimo muri space nawe ari kubyumva, arabizi ibyo bintu uko ariko byagenze. Aramuhamagara Muyoboke yanga kumwitaba, amuteza abandi bantu b'inshuti ze za hafi. Bahamagara manager Muyoboke bati ihangane, byatewe nibi gutya na gutya, hura n'umuntu mwiyunge. Ari bimwe Muyoboke babwiye muri space ushize ngo bariyunze n'ibiki. Bagiye kuri switch, niba ari the switch, niba ari switch iri hano Kimihurura. Icyo genda nyakwigendera iva Buravani, Imana ikomeze imwakire mu bayo yarakiriho. Buravani, hari Jire Senore, hari n'abandi bose bari bahari barabizi. Nibwo ngo yamusabye imbabazi ati mbabari byabaye nimugoroba byagenze gutya na gutya. Icyo ni kimwe. Tujye kuri The Ben, byabe nimwavugaga ngo ngasenya ate yasebye ate. Ntago ari uzaza kuri mikoro avuge ngo iyi ndirimbo nimbi. Hoya, afite abakoresha. Muzi case yafata ku mavuta na Bruce Melody. Kuva
Coach Gael yaba manager wa Melody, even ko atari nawe manager by the way, icyo kintu nagikiriyaringa. Coach Gael ni umusponsor Bruce Melody, ntago ari manager. Manager wa Bruce Melody bamwita Mike wakoraga muri RBC, sinzi niba akina hakora ubu ngubu. Ibyo bintu mbisobanure nabyo abantu babimenye. Noneho rero ibya The Ben, Coach Gael mu kujya i Burundi, bajya i Burundi murabyibuka igitaramo cya Melody gihe banavuga ngo bafunzwe n'ibiki bagiye i Burundi bajyana nitwa kuva Coach Gael yaba manager wa Bruce Melody cyase yaba umuterankunga Bruce Melody, nta na rimwe ifata ku mavuta yongeye kuvuga inkuru iyo ari yo yose iri negative kuri Bruce Melody. Kandi nawe yigeze kubisobanura ku gitangazamakuru cye kimwe hano i Kigali, aravuga ati Kuryana n'u Burundi se mu minsi ishize bitarebanaga neza, ubu ntibirebana neza. Mu yandi magambo n'ubwo ati butwariyunze, kandi koko yongeye no kubisubiramo mu kiganiro yakoze uyu munsi avuga ati twiyungiye i Burundi. Bagiye i Burundi biyongerayo koko, reka tubivuge gutyo. Iyo biza kurangira akavuga ati nta hantu hamwe ahuriye na Coach Gael kuko bagiye i Burundi bagize bate, kandi yagiye kuri tike yenda y'igitangazamakuru akorera, yagiye mu kazi, byari kubasaba. But ubwa kabiri yongera gusubirana n'uwitwa Israel Mbonyi. Mbibutse neza ko igitaramo cya Israel Mbonyi cy'i Burundi cyateguwe na Coach Gael. Kubabikurikiranye muzi neza ko cyaciye live kuri website yitwa Eastflix. Eastflix ni website yitwa Coach Gael. Ibyo mbi clearing no mu kiganiro nigeze kumva afata ku mavuta ari kuvuga ngo yagiye i Burundi ku bwa Israel kuko ngo yarekoze igitaramo muri arena aracyuza, ngamuhemba kazamuherekeza. Amuherekeza ate ko yari ari mu maboko ya Coach Gael? Yari mu maboko yitwa Coach Gael. Urwango ruri hagati ya Coach Gael n'uwitwa The Ben bivahe kugeza ubwo bigera kuri fata ku mavuta ubwo mbanze kubasobanura fenomene y'ahantu ahuriye nabyo n'ahantu ahuriye na Coach Gael. Hanyuma reka tuza ukuntu bigera ubwo The Ben avuga ngo asigaye, sinabivuga mu mvugo yakoresheje, guhanagura yenda ba bantu babitayeho imyanda, reka mbikoreshe gutyo mu kinyarwanda kiyubashye. Noneho kugeza ubwo hazi ibihuha bivugwa ngo Meda kubitwa n'umugore ari muri ya gahunda yitwa gusenya. Ibyo twagize gute? Twasanzanye deni twubaka ibyacu. Niba mwibuka ka video mujye mureba utuntu twinshi nimukaturenza amaso. Niyo mwibuka ka video uwitwa Bruce Melody afite Tiger igisamagwe cy'igishushanyo cy'ikibumbano ari kugikubita udushyi. Sinzi abantu niba ku kantu bakibuka. Tiger mu Rwanda tuzi ko iryo zina ryitwa nde? Tiger B, The Ben. None urafata Tiger ukayikubita udushyi. Bivuze iki? Urwa turakana. Muribuka amajwi yasohotse avuga ati bari bajama n'abanebwe. Ibyo bintu byose murabyibuka. Siyigeze mentioninga baribo, ntacyo reka tubirekera, ariko arabantu bavuga ati icyo mutumva mwuka wera basobanurire. Niyo mpamvu Imana duhaye ubwenge bwo kumenya ngo uvuze ngo kiriya kintu kijyamo amazi ukamenya niba ari igikombe cyangwa se ari icupa. Hanyuma haza icyitwa kuvuga ngo reka tugire gute. Mbibutse nkitangira ibi nababwiye nti muribuka neza ahantu ufata ku mavuta yavuze ibyerekeranye na kontra iri hagati y'uwitwa Coach Gael n'uwitwa The Ben y'amafaranga baspendinze Tanzania. Nibyo koko ayo mafaranga arimo. Hanyuma abajama bati reka dutangire process zo kugira gutya na gutya na gutya. Maybe ko yari yiteze yuko gukorana nawe bakabanza bagasenya ibindi. Gusenya mvuga si ukugenda ngo usibe indirimbo, ahubwo nuzo ukavuga ati Meda kubitwa n'umugore. Twese dushobora kubyumva tugatangara tuti ha Medi gute nibishoboka. Ariko nyamara mwebwe ntago muba mwarebye inyuma ibindi. Abashaka twadukuru turaho donc tudagaragaza umuntu nk'umuntu w'agaciro ku buryo bizarangira tunavuze tuti za ndirimbo nta kigenda. Byahereye kuki? Mbamenyeshe ko niba mwibuka neza mujye nimukagira akantu na kamwe musimbuka akantu ku kandi.
muribuka The Ben yigeze kujyana amasezerano na hoteli yitwa Onomo Hotel. Murabyibuka yenda kubibibutsa neza, muribuka asinya contract na company y'amatelefone ya Tecno, basinye muri Onomo Hotel, barafitanye amasezerano. Manager wa Onomo Hotel icyo gihe, wari wa Onomo Hotel icyo gihe, ubu ngubu niwe manager wa hotel yitwa Parking iri mu Kiyovu. Uyu mu manager ni inshuti byihariye y'uwitwa Mike, nabasobanuye ko ari manager wa Melody, akamuhuza n'uwitwa Coach Gael. Icyo gihe byabaye ikibazo, bati kuki ushobora guha amasezerano uyu muntu kandi hari uwacu? Nibwo nibwo icyo gihe uwitwa Ben baje kumuta mu bishokoro. Kandi nanone icyo gihe ntibari guha amasezerano witwa Melody, kuko uwo mu manager yahise ava kuri Onomo, ubu ngo niwe usigaye ari manager wa Parking ngira ngo niyo musigaye mubona noneho isigaye ikora ibikorwa ba Coach Gael, niho bakorera ikintu cyose gifite aho gihuriye na Coach Gael, basigaye bakorera Parking. Ariko byagizwemo uruhare n'uwitwa nde Mike. Ibyo birabaye, birarangiye. Abantu bati Coach Gael rwose yaje guteza imbere umuziki nyarwanda, yaje kugira ate. Mwese muzi ukuntu uwitwa Element yavuye muri Country Record bakiri mu kiriyo cya Kinyoni. Ibyo yenda ntacyo, n'ubuzima busanzwe bishobora kubaho, kandi izindi gahunda zari zihari. Ngira ngo nanujana nigeze kubona ko hano niba nawe ahari araza kugira ikintu abivuga. Araharaza kugira icyo abivugaho, ya nk'umuntu wari wazamuye Element. Yes, Element kumuvuga muri 2020 twese twemezanye cyangwa tubwizanye ukuri, tuvuge tuti Element niwe mu producer w'umwaka. Ye na Madebeat azi by'umuziki kundusha, nawe ni producer ariko ashobora kubyemeza. Niba muri top 10 z'indirimbo, niyo mpamvu mwasenye umuziki ngo bawusenye, ye nari nibyo naza kuvugaho yenda bitewe n'impamvu. Ariko muri top 10 muri 2022 niba harazagamo indirimbo 6 za Element, ubu ngubu muri 2023 hakaba nta ndirimbo byibuze zirenze imwe cyangwa ebyiri zizamo. Minzi ko kandi atari cyazo cyo ngo ni revolution y'aba producer, avuga ati yenda ni Keys uje ahise aboosting, aramenyekanye nkuko Element yaje, hari ba Madebeat, hari ba Pastor P, hari bande, akahita boosting agafata igihugu. Tutavuga ngo hari producer umwe wideburiye araje ahise amenyekana, wapi. Ahubwo Element asinyishijwe kubera amafaranga, kugira ngo hagire bamwe babuzwa zimwe muri hit zari ziyoboye, muri buka comeback y'uwitwa Christopher yaramaze gukora, murayizi mwese. Kandi iyo comeback ikoze kuri Element. Indirimbo ze zose za Christopher akoze muri iyi minsi agarutse zari za Element. Iyo ufashe Element egari gufunga Christopher, iyo ufashe Element egari gufunga Chris Easy ubu ngubu uyoboye umuziki, iyo ufashe Element egari gufunga ba Okama n'abandi. Ariko uramufasha umuhaye amafaranga ati ngwino. Impamvu ni iyihe? Umuhanzi wanjye ntari gutwika. Madebeat twari tuvanye Tanzania tuje gukorana nawe, bigenze gutya, ariko reka nkoresha amafaranga yanjye mu kugira bimwe na bimwe mpagarika, hanyuma wanjye noneho boosting. Ntago bishoboka. Ushobora kuzimya buje z'abandi ngiyawe yake, ntago bishoboka. Turi mu mwijima twese dufite amabuje, nibwo twabona. Ariko urimo uravuga ati mwese hasigari yanjye, urabona he? Ibyo bintu nibyo abantu birengagiza, ntibashake gutekereza ngo bageze kure. Ikindi nakoze iyo nkuru nayishyize hanze, nabonye feedback zivuga ngo hari indirimbo zijya gusohoka Element yakoreye abo bahanzi bandi. Ibyo nibyo dushaka, ibyo byose birabaye, ntago abantu bashaka kubyitaho. Ikindi yego, ibyo bintu uvuze
narabivuze wenda abantu bamwe bakabata mu Caritas narebi ariko ngeze amahirwe ko Madebeat ari hano